Mwese aho muri ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Nimugubwe neza, Uwiteka nabamurikishirize mu maso he, mubone kugira neza kwinshi, kandi umwami Imana natege amatwi yumve gusenga kwanyu, yumve gutaka kwanyu, abumve kandi abumvire. Amazina yange nitwa Evangelist Imanirumva DIieudonné, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi umusore w'imyaka 18. Mfite channel inyuzwaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ibiganiro, impuguro n'ibindi byinshi bishobora kuba byakubaka umuntu mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri, cyane ko tuzategereza Yesu Kristo ibirenge byacu biri ku isi. Kaba rero mbashishikariza gukora subscribe, gutera like niba bikunejeje, ukatwandikira no muri comment ukagira ibyo tubaza n'ibyo udusobanuza, ukaduhereza feedback ku bigendanye n'ibyo wabonye. Channel nta yindi, yitwa, ujya kuri YouTube ukajya muri search tab ukandikamo Evangelist Imanirumva DIieudonné, uhita umbona. Mbafitiye ibyiza byinshi zajya mbagezaho, muzajya mwunguka byinshi, muzajya mumenya umwami Imana azajya arushaho kugenda abagura binyuriye mu byo muzajya musanga kuri channel yange. Nange rero icyo mbasaba ni ugukora share mu butumwa, mukamfasha ivugabutumwa, cyane ko abajyana na Yesu gutabara aribo bazagabana ku mugisha we. Intego rero yange ni ukwamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, migabane yose iri ku isi, Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, Australia n'ahandi hose. Iyo dusomye mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwigisha n'uwigishwa bagabane ibyiza byose byo mu ijambo ry'Imana. Nifuza ko ibyiza mbona biturutse ku mugisha w'Imana kubwo kuyivugira, namwe twazajya tugabana ibyo byiza. Uyu mwanya rero ndi kugira ngo ngire ijambo mbaturiraho cyangwa mbatura mwege mudahwema gukurikira ibiganiro. Katurebe muri Zaburi ya 20. Haranditse ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguhe imbaraga ziva i Siyoni, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose. Tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo musaba byose. Yego, iri ni ijambo mbatuye, namwe mujye muri soma muryiyaturireho. Ibi bintu birafata kandi birakora. Imana y'amahoro nibane namwe, nibampera umugisha, nibahaza uburame mu izina rya Yesu. Amen.